Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi, harimo umushumba bita Rukundo. Inda ntite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda mu kibaya. Ngo iki? Akanyanga mu mutaranda gakoroga. None se mama nawe yayohereje mu mwuka nka kwa kundi kwa Maria cyangwa wowe yarakuburungushuye? Iyo turabibaza Rukundo uwo mushumba ko ibyo byose cyari kiri guhengereza. Mubonye ndakuzigereka ku bahungu babandi bidahagije mugiye kuzishira kuri Yesu. Ye mubye nakushobora kubura umukobwa ko Yesu ntago ari umuhehesi ngaje mu bagore babandi. Niko bavuze yangegera muri Bibiliya yabwejagura ikabwejagura kuri Yesu ikabwejagura maze hagaturuka igishi giturutse mu kirere gishyushye kikamuhanyina. Bamuzi hasoni Yesu yaguteye indwa agaterwa amase ku munwa gahambirwe. Ariko bibaye ari nabyo akira jya guteka gasosoma abagore batwite ngo banywa gakoma ntazabura ijuru ngo nanze gutera inkunga umugore wa Yesu agitwite.